ntago nojeje imyaka ntacyo bitwaye ko se umuntu ufite ishamba bacecuru zingana guca mbona ntago bira bintagaze pira byakoze kuri iyo kuntu nojeje imyaka 17 barakujyanye batakujyana none ko utabyemera ko tugomba kubana cyangwa ukanshingira business nari kuntu inzara ngira ngo mungu buse kumana ari bintu ari bandi kubona nkabona rwose asanga patinze gukora nyiraho ryarise waje se mwa kabitese mapraga ya ndibita banga oya urumva umukeneyeho kubasha kwimuza hari kibanza mfite kandi ndashaka ko wamfasha bambwe ko wize ngo ibintu no kubaka byubatse wazaba umwanya ryarise bazagerana ni wenda tukareba uko bimeze karigiye cyose ndahari ariko waje kunyicaza ahangaha ngo nyereke imodoka uyu njyana ahantu by'urukafatira n'amazi uzi ko ntagora ntabwo cyane neza cyane ariko ndakumva ntacyo bifasha bwe burahari niba ikibazo kiheraga nahe yerere handi magerage ni site nziza ni sensari gifite 40 numva kana kwa gice kimwe nakatamo kabiri kwa gice kimwe amwe akaza akazi ko kubamo kagaparike ahandi mwashira mu buryo bakora nka kamoteri rero ufite umushinga mwiza kabisa Allo oya nta kibazo cy'ibyo byose byantwari rwose twabyongera ntacyo bitwaye ibyo bintu twabyongera twikiriza rwose ntacyo ndaza kubigisha mu kanya wanyandikira kuri WhatsApp sina mu kure sawa ni kukaba sawa nacho nimba hondi kuzakundaza kukugisha ari kikikopa ndakibirindo jewe ukuntu ari kunureba ese n'abandi ko kiri umusekreteri kibyemerewe umuntu sugira ngo ko umusekreteri ko utuma umuntu abirinda ko nanone rero karima girina Mana no banenda ubuzima bwarahindutse ntabwo narayibuse genda buhinduka buri kanya kuko none ndabigenza ute ko mbaye nyirabibazo none ndabigenza ute wa Mana ko ntazi ko bigiye kugenda none ndabigana nerekeza ubu ngubu ndabigenza ute ndayikuramo se none uko naryamanye n'abagabo benshi ndabigenza gute ngo munyarinde wanenda ko nagiye byamana n'abagabo benshi Felix naramuhaye Fili ndamuha Alex ndamuha Mana abo bose nagiye ndabigenza ute ko mbona bimbanye ibibazo ubu wagisha inama Vanessa yangira inama yuko mbigenza nyamara namuhamagara nawe yagira igitekerezo ambwira ko nabigenza kuri iyi biryo byarananiye kubera imvuna muheto y'inda ariko ubu ni n'akabiswi kanjye kari he ko ntari kukabona wenda mbone naho mpera mpamagara Vanessa amubwira ko n'ibiryo byananiye azangira inama ndebe uko nabigenza allo bane bimeze bite none se ni mfite ikibazo bindi byacu nahuye n'abagabo benshi none ubuzima bwahindutse ni nakoze test nsanga ndatwite ubu ndi kwibaza ari ibiki pe byanyobeye naryamanye n'abagabo benshi nabuze uwo nayishyiraho
naryamanye nk'abagabo barenze 3 pe, ubona buze uko nabigenza ngira inama, ni we nshuti mfite yangira inama, hangane rwose ngira inama urebe uko ubigenza. Nibyo muri iyi minsi nk'ibyo ngibyo rwose wabivamo ntabwo nabigushimira nka inshuti yawe, ahubwo ntabwo ari umushinga mwiza byo kubirindira abakobwa, ahubwo wowe wagomeza umushinga wawe wo kubaka inzu. Ibyo by'abakobwa bishobora gutera umwaka ugasanga byibura wakuyemo indwara runaka, wakuyemo ejo byibura aragize ati cyabakanyira kandi ashaka cyabakanyira kandi biriho. Hari umushuti wanjye nize kubyumva muri iyi minsi gusa nyine ageze cyane kuraya banze kuncamo rwose cyane, anumva rwose nabirindura nkabirindura, ngo mbonye birindura ntura hasi, umbonye se ntura hasi. kikoshya ni kimwe rero, niba ari kubera ko ufite amafaranga ntabwo mbizi, ariko ngiye nkugira inama nk'inshuti yawe, aya ntabwo ari inzira nziza wakombye kugura. Bivuze ngo nzabireke? Ntabwo ari inzira nziza, ntabwo ari inzira nziza nk'umugabo urimo gutegura iyo ufashe cya kintu amaze pfiye ukakundereza umuntu ukamunogonora. Reka rero nkubwire, nibyo natangiye kugura, igihe ushobora kunogonora unogonora kose ko haje gukingirizo, ari ubukingirizo ntiburinda indwara, ntikumeze nka zukane. nabyo reka jya umenya ko ari n'icyaha, reka jya umenya ko ari bibi. Ngo tuyoboke urusengero rero, oya si ukuyoboka urusengero wegera Imana. ariko none mbona ngo wacu intege nyine, ariko wenda harimo n'inama yego. Oya ujyawe icyo nakubwiraga cya mbere ni ukubanza gutegura umushinga yawe, ugakurikirana izo nyubako zawe nk'uko umuntu uhamagaye mumugira inama y'uburyo ushobora kubaka ikibanza cyawe. Ushobora no kugira inama yo kubaka ubugingo bwawe, ibyo byo kuvuga ngo uzanogonora reka wowe kurikirana imishinga yawe ifatika. Naho biriya se ni ibikurya amafaranga yo gusa ugasanga ejo kubeshyeye ikintu runaka utazi utizunamira. Ariko rero hari icyo nacyo naza kureba nanjye mbigenze gakeya gusa. Rero impamvu nyine nakucaje hano ndari kugenda, ndagiye nyine ari mudanye gahunda mu mwanya nari nakubwiye nyine, ariko wenda bishatse wareka tugatambukana gakeya twigire imbere tugenda tuganiraho gakeya. Nta kibazo ko nanjye ubu ntacyo nari mfite se gutembera. Reka tubikoreho gakeya turebe ko twagira kubera ko twavuga gakeya gusa nabi. Ubwo ibindi byose agenda tubireba, ibe nta mpamvu kandi ari byiza kurushaho kubera ko si no gufashanya kugira siyo nama njye niyangwa neza. Wa mugari ko nabonye ibikorwa muri iminsi ucubika henda kikazana ibibazo byinshi cyane n'ubugori y'iki uburyo ari gihe hajya ureba bya bintagazi by'amabuno ngo babazunguza ibyo bikoresho byabo babicuruza amarego nabo rero Imana yagibaha amatarana. Aryo umusanga yarakokotse nta kintu hagaze, ukabona undi yafatse bintagazi n'ibiramuze. Maze utabaze umeze neza nakubona ndahaje icyo ntabwo mpari neza, hari igice pe birumvikana, ariko ngo wagize ikibazo cyo ndagifite rwose kimeze gite se n'abana cyane n'ibyacu nyine byo gupfa turabura abo tubonye, basambanye n'abagabo benshi barenze bane, none ubu ngubu ubuzima bwanjye bwarahindutse. urabazi se? Ndabazi bose se mwarakundanaga? niba icyo nyine tugenda duhura, ubwo sinamenya uwayinteye iwayo. none se umwanzuro ni uwo? umwanzuro nafashe gahunda yo kuyikuba. inama nakugira si iyo rwose, naguhamagaye ngira ngo ndebe ko wagira inama n'inshuti yanjye. umwana ni umugisha uko byagenda kose wigikuramo. none se we uteka nta n'uwagize kubwira ko yayigukunze ko akubwira ko yanagufasha? ntawe ndabwira, muri bose nta n'umwe ndabwira. ndi kugenda nkora research ndeba ufite amafaranga. ni uwuhe se? arahari? wese nyine ko mba ntekereza ko Karima ari wowe ufite amafaranga. Karima? harya Karima si wa mugabo muremure munini ujya kuba inzobe ukuntu?
ariko ntabwo ari muremure cyane. Ni muri mwayeni hagati na hagati. Umugabo nabonye afite uruhara afite amafaranga rwose niyo umurebye. Abamugaragara rwose nabonye kuko niyo duhuye ni enjoy nyine nawe urabyumva. Ni enjoy gukunda rero. Nanjye nabonye ariko bigomba kugenda ariko se abantu bajyaga batambuka babona ndi kumwe n'undi niba bimugezaho bizagenda uti wowe rero umwanzuro nakugira byo kuyikura mu by'iwawe banza ubibwire Karema menye umwanzuro ari buguhe niba gufasha yego natanagufasha kandi nawe ufite amaboko ufite n'inshuti agufasha mu buryo bwose bishoboka ntabwo wakora ikosa atayemeye nayikuramo kuko ndabona ari we ufite amafaranga ariko wayikuramo se byo bikaba ndabona ari we ufite amafaranga gukuramo inda n'icyaha ushobora kuyikuramo ukajyana nayo ntacyo waba ukemura cyiza umwana ni umugisha umwana wese arivukira akizana inama njye nakugira nk'inshuti turahari twagufasha nawe ubwe niba ari umuntu w'umugabo uko byagenda kose yagufasha cyamuganiriza numve nzamuhamagara duhurireho twajyaga duhurira muganirize numve kabyemera aho wumva uko aho umwanzuro azaguha ni ugomba kugira gukuramo inda mwana wa mama iyo nama nari iyo nama ntayo nkugiriye gukuramo inda si ikintu azajyana nayo ahubwo afata inzira mbe ngiye wowe umuhamagara unamuryoshya kugira ngo akomeze kukwiyumvamo tumaze iminsi 3 tutavugana yose tutavugana ariko muri iyo minsi kuri WhatsApp wari ubizi neza ko iyo ndi hari nabimenye umusibeje urumva ni iminsi ntiwanamuhamagara ngo umwikundishe ntabwo nahise muhamagara ahubwo namwandikiraga kuri WhatsApp uramwandikira ukamuhamagara akabona ko nyine urukundo ruhari nibwo wabimubwira ukabimubwira akabyumva bitewe n'uko umwitayeho niba utari kumwitaho ubwo koko urumva reka mfate inzira yewe ugiye hari ahantu nanjye ngiye kujya wowe ufate gahunda ujye umwandikira umuvugishe umubwire ko unamukumbuye mpaka igihe kigeze ubimubwire tumenye ibyo ari byo umwanzuro azaguha natwe tuzagendera kuri uwo ariko ibyo kuyikuramo by'iwawe niba uri inshuti yanjye unyumve ntabwo nshaka ko iyo ndayikuraho nyine njya kugura amayinite muhamagare bimubwire numve umwuka mpumeka sawa nyine reka nguherekeze nkugezaho imbere ariko kari muze kumuhamagara uze kumuvugisha uko byagenda kose ariko buri ukuntu ngomba kubigenza buriya Karema iyo mbonye nanatambutse akabona izi nyashi izi uri kureba arahagarara akazitegereza ukagira ngo bagize uti bamwambitse rinete zitekereza kibirinde ko mbona uri kukimbirinduraho ubwo nanjye rero mpita ngenda nzizunguza ubwo ikintu ngiye kugukorera ngiye kumuhamagara indi itaragaragara nyashi zikigaragara wenda ndebe ko ntanabyemera azavuga ati wenda wanamugani yaragendaga abona ntandafite ninjye uyimuteye bose ko mbona ari we ufite amafaranga nubwo yabikoze rimwe ndatekereza kuba yarabikoze atarigeze anterinda ariko kubera ko twaryamanye abizi neza ko mfite nyashi zigaragara azabyemera niko bimeze azabyemera pe ndabona ariyo gahunda nese shamu wange ngwachaka nicyo kukwina nese shamu bimeze biti mama ko gushaka bizi ko warishimye n'ubundi buracyari we bizi ko twaryamanye nawe twararyamanye n'ibyo ndabyumva ariko se ikibazo ufite n'iki ikibazo mfite nuko ejo bundi nabonye mu buzima bitagenda neza ngiye kwipimisha nsanga ndatwite ugiye kwipimisha usanga uratwite twite nasanze ntwite ku izina ry'Imana tubonanye iminsi 3 se ruhiriza utwita iminsi 3 hari igihe nako kanya bakimara kubikora hari igihe ubuzima bw'umuntu buhinduka havuze ati se ko mbona ntari gushobora kurya ibyo byo mu nkono byananiye ndi gutungwa n'utubiswi n'utubomboro nk'utw'abana hasi ibibazo noneho ni ibihe ndavuga ati reka njye kwa muganga ndahageze bamenye basanga ndatwite kubera ko nta wundi muntu rero nigeze mpura nawe ari wowe
kumva uzatereka ngo uhamagare tubonane ubundi nkubwire uko ikibazo nasanze kimeze. none se uko kubwira ko gakoze muri bibyo uri kuvuga n'ibyo uravuga ngo baguteye naguteye inda cyangwa baguteye inda sha? Oya ni wowe baguteye inda koko ya. Ni wowe nta wundi. Ni wowe nta wundi rwose. Ni wowe mukanga amafaranga yanjye shambushaka kuyarya gutyo. Ni wowe rwose wayinteye nta wundi muntu wegeze. Kuba umunsi umwe mubirinduye. Umunsi umwe mubirinduye nkakubika inda. Ngo nibyo ubwa ngo naguteye inda. Wakibirinduriye iki? Wakibirinduriye iki? Akibirinduriye se kirabirinduka bomba na wabo ugana umusozi. Wakibirinduriye iki? Twabikoze biryoshye bivuyemo ingaruka nta n'ingaruka umwana n'umugisha. Ako si iminsi 3. Nta n'ingaruka. Ako minsi 3 gendera inda. None ubuzima bwanjye na runaka burahuye. Buri wese afite uko yiyumva njye niyumvishe meze nabi ngiye kwa muganga nipimishije nsanga ndatwite. Cyara cyangwa wifasha. Nifasha reka ntago bishoboka. Ako si iminsi 3 ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Ugomba kunjyana tukabana ukantunga n'ibikunda wawe. Ugomba kuntunga tukarera umwana. Gutese. Ugomba kuntunga bitari ibyo ubwo turashaka ahantu tubikemurira. Ugomba kuntunga ukangira umugore wawe. Umva rero kamu. Ugomba kubitekerezaho rwose ukantunga. Umva igere no kubwira. Gira yene. Rero byamana nawe ni kimwe. Gutera inda ni ikindi. Kuyikuramo nacyo ni ikindi. Yego. Waje kungufasha iki? Shaka ko tubana. Ariko bukarima mbaye nyiramagorwa kubera amafaranga yanjye. Shaka ko tubana tukarira umwana tukamubyara tukarerinda umwana akavuka z'urukundo rw'umubyeyi tukabana nje nawe. Tukarira umwana. None wagiye kukibirindura uzi ko hazavamo iki? Ese kuna kibirinduye nshaka kujya ngo none wakigiriye iki se? Ariko si byo kintagazi cya bundi wanzaniraga je. Wakigiriye iki? Ariko maraje kusubira. Wakigiriye iki? Tugomba kureba uko ugomba kubigenza nk'umuntu w'umugabo. Jewe rero tankwereke ndareba uburyo wenda nagufasha ndagufasha ku buryo ivamo. Oya ntago byashoboka tugomba kubana. Bitari ibyo ukagenda ugashaka business ukayinshingira nk'ibihumbi 500 cyangwa 600. Kandi nabwo bitavuze ngo ntuzajya umfasha ku ruhande uzajya umfasha. Iyo business nyirimo uri no kumfasha. Niyo gahunda ihari nta yindi. Nuko nukuvuga ngo ni none se bwo ndi ko nabogera. Niyo gahunda bitari byo menya ko ntari ntago nujije imyaka. Ntacyo bitwaye ko se umuntu ufite ishamba bacecuru zingana guca mbona ntago nujije bira bintagaze pira byakoze kuri iyo kumeze. Nujije imyaka 17 barakujyanye. Barajyanye. Batakujyana. Uneje ariko none kutabyemera ko tugomba kubana cyangwa ukanshingira business. Umva rero. Reka mwereke. Kampfungisha ndabizi ngo buriya ntago ari sawa. Ahubwo nukuvuga ngo wowe ngiye kugushakira icyo ukora. Ngiye kubitekereza wowe mu mwanya mbitekereza usibyo. Noneho nzaguhamagaresha. Mubwire icyo ugomba gukora. Kubera ko wamugani nta n'impamvu navuke. Amambo uyo mwana atavuka. Agomba kuvuka tukamurira. Agomba kuvuka. Mwana n'umugisha ntago tuzi icyo azabaki. None ngaho utaha rero. Taha ngo nanjye reka ngende. Ari ibintu byishindimo kuko ndi kubona ntagize ikintu ngufasha wanyikira imishinga wowe. Kandi mfite imishinga myinshi cyane hano imbere yanjye mfite imishinga kandi myinshi kandi myiza. Ubwo rero bivuze ko ugiye gunda sibama. Sawa nta kibazo. Ngo taha. Sawa rero urakoze. Ariko twajyanye ibihe byisa nuko nawe utunzonga. Arega nawe sinzi ukuntu uteye ukibirindura nabi. Sawa simbuka. Akose buriya koko izina ry'Imana bose ubu ni ikintu kuri kw'Imana akose bugaye karima mbaye ikintagazi koko mbaye ikintagazi kigira gihwinina umukobwa burabira n'ibyo koko n'isi 3 hakintu wakose burabo byabya n'iki koko koko ngo abakobwa tuzabagira gute bino ko hase bundi uramunyazi ngo ni gahigi mushenzi kare ntera umwako habaye yabimbiraga nera umwaka koko yabimbiraga nera umwaka ati kandi ibyo bintagazi ugira none ndebera koko aya bayite shobora ko yagira inama nzima ajya mugarukiye uretse ndaza ningira nkabona konti yanjye yavuyeho password ndaze kumuha akantu tuganira ko uko yambwiye neza nduma magazi Hello
mumeze shavava ndamahoro pe ndamahoro ariko mfite agatera nzaba nduva umutima uri kubyina sinzi ikintu cyantenuza n'uba mfite n'isoni z'ibyaha byanjye sha uvuze ngo oya se mabakuru neza wacintakazi dore umuntu uza sinzi ibintu yarari mambwira mu kanya ambeshyira yambeshyira ko ayiwe umujya mu kaga ukanyagwa urabizi neza se mwarabiganiriye ku byo tugiye no mu buyobozi wamushinja yaraje kukugisha inama ashaka ngo muyikuremo koko se uya amafaranga kwa nyafite z'ubwo muzaje mutima ndumva utangiye gutera neza mana we noneho urakoze cyane ariko ndumva nkeneye kujya tubonane umandi makuru arenza ayo rwose urakoze data we ayiwe sawa Allo? Bimeze bite Vani? Ndi nkuru rero. Umva noneho mana yanjye ku kibirinda bivemo umugisha. Umva cya kigabo ndagihamije. Umva ndabikibwiye nubwo atari cyo cyahine ariko ndabikibwiye. Ndagihamije ngibwira ko ntujuje imyaka kandi bwahe ko ndi mukecuru. Nakibwiye ko ntujuje imyaka mfite 17 kigira ubwoba kinyemere ko kigomba kunshingira business tukarira umwana tukamureka akavuga. Ahubwo wowe ibanga no munda ngo pi rigumemo ritazavamo. Mubikije ibanga Vanessa uri inshuti yanjye. Ubwo ro gahunda ihari tubihanga amaso turebe ku munsi w'ejo zaba ngamagara mubwatenguye no sure sha muri business yanjye aho nicaye pe ntago nakubeshya sawa urakoze rero